mureke turikige business, mureke abanyarwanda twiga business mbanange. Ndebera ahantu nagiye kugura inzugi, twagiye kugura inzugi, umuntu yubatse business ashyiramo icyumba cya disco room. Can you imagine? Nkihagera undi yasaduha ibiryo tukihagera aduha agacyayi adufata neza. Usuye umuntu yagusaba amafaranga koko ukayamwima. Ahangaha uragenda ukagushiramo televiziyo, ugashiramo indirimbo ushaka na mikoro, ukajya ugira ngo uri umuhanzi wakatarabone kuri muri arena uri kuririmbira isi yose. Nahogoje ndahogoza mu gihe bari kunkorera oda, bari kumpakingira ibyo bampakingira ngo mbitware. Ariko ukajya ku isoko kugura indagara za 500 bakagutura umushi, ariko dore ngo ndabyina shanka nagwa hasi. Bandebera nanagwa ariko nta kibazo, nari nizihiwe, nari mpaze, nari ndushye. Kuma gufata neza umukira ku buryo azagaruka. Usanga nganga sinagaruka, nzahagaruka. Banamenze ariko ndabyemera. Baduhenze ariko ndavuga nta kibazo tuyatanga hano. Bana abantu beza. Nahogoje nkanyagira ngo ndiri hana aho ngana rindi kuhogoza nijwi nk'iry'urugi.